kandi ashaka ngo kiyongere avuga ati mfite igitsina gito nshaka kucyongera oya hanamugira n'inama yo kuvuga ati ko mbona gihagije byibura santimetero ziri mu ayene ni santimetero 15 urabona nkuko iki ngiki kingana gihagarike tubashe ku ego urabona ko harimo akantuza kantu gatambitse mu byibura iki kiba kiri mu ayene yaba mu burebure ndetse yaba no mu mubyimba ushobora kuba ufite ikibazo cyo kubura ubushake hari abo usanga uruvire rwarakwamye bijyanye n'amabanga y'urugo bitakigenda neza uruvire bishatse kuvuga iki ni kwa kundi usanga nyine igitsina kitagihaguruka atagishyukwa ubushake bwaragiye cyangwa se gushyukwa amazinga ni kwa kundi usanga umuntu igitsina kigihaguruka ariko ugasanga kirarigariga ko iyo abantu bageze mu zabukuru utangira kugira ibibazo by'amakalcium makeya ndetse na zinc mu mubiri ugasanga ni wa muntu utangiye kugira ikibazo cyo kuribwa mu mavi. Reka mfata akanya ngo usuhuza uherereye hose mu buzima bwa buri munsi tuganira byinshi bitandukanye. Hari ibintu byinshi cyane tubagezaho, hari ibyubaka, ibisana, inama nyinshi zitandukanye no ku buzima bwa buri munsi tunyuramo nk'abantu muri rusange. Ushobora kwibaza ngo rero ninde turi kumwe kuri kamera zacu, ni muntu ki? Uyu muntu rero ushobora kuba ari bwo umubonye ku Mutako TV ariko ntago ari ubwa mbere isura ye uyibonye. Ndumva ariko mbyumva sibyo Dr. Yego reka tugushimire rero tubana mu biganiro bya buri munsi ntago turi bubatindire. Ushobora kwibaza ngo turi hehe? Ahanga turi ahantu heza cyane, turi hano Igikondo. Ushobora kwibaza ngo turi hehe? Ahanga turi kuri Ambassadors Park. Ambassadors Park rero ni ahantu heza cyane, bafite ibyo kunywa byinshi bitandukanye, bakiriwe bitandukanye. Iyi ni Ambassadors Park. Ahanga rero niho twahisemo kuganira na muganga rwose buriya ngo umuganga bafite byinshi asobanuye ku buzima bwa muntu. Tuguhaye ikaze Dr. nta muntu uvuga umugabo mwizina. Murakoze cyane Roseti, ngewe amazina yanjye nkaba nitwa muganga Ndahiriwe Emmanuel. Yego je nari nyaza ahubwo nagira ngo wibwire abadukurikiye. Ndabibwiye nyine nitwa muganga Ndahiriwe Emmanuel. Hanyuma rero ubusanzwe ndi muganga nkaba nzwi ku miti yongera igitsina cy'abagabo yaba mu burebure ndetse no mu mubyimba. Yego iyo miti rero uyu munsi ntabwo wenda ari umwanya wo kuvuga ngo turayiganiraho cyane, ariko ndagira ngo mbwire abakunzi bacu cyangwa se inshuti zacu zidukurikirana ko iyo miti irahari. Uwo muti no nguyu witwa Kidume Power. Akaba ari umuti umaze kwamamara yaba mu Rwanda ndetse no hanze. Akaba ari umuti wongera igitsina. Kidume Power ni Kidume Power King Shaft. Ushobora kusacinga kuri Google arawubona. Ngira ngo bari kubona Kidume Power King Shaft. Hanyuma ukaba wongera igitsina mu minsi 23 yaba mu burebure ndetse no mu mubyimba. Nubwo tutawuganiraho cyane rero nimero zirahari ku bantu bashobora kuba bawukeneye, bajya batubaza ibibazo byinshi bitandukanye kuri uyu muti. Ese uyu muti urakora? Ese uyu muti ukora mu minsi ngahe? Nanjye hari ibyo nshaka kukubaza kujya dute tujya mu kiganiro umbaza nta kibazo. Yego nuko ngo uyu muti ukaba ukora mu minsi 23. Minsi 23 nibwo uba umaze kubona impinduka zigaragara, ntabwo yabivuze ko warangije gukora. Hanyuma rero gukora byo urakora kuko umaze gukorera abantu benshi batandukanye. Yego ngira ngo wenda ushobora kuba wambaza ibindi. Mbere yuko tujya ku kindi kibazo Dr. Kidume Power King Shaft, ese kuko iki gitsina kigira uburebure, kigira umubyimba, nibyo koko mu minsi 23 birashoboka? Yego igisubizo ni yego. Kiriyongera yaba mu burebure ndetse yaba no mu mubyimba. Nangaruka umuntu ashobora kubikuramo kuba yaba yarakoresheje uwo muti? Oya, ingaruka ntazo. Kuko n'uburyo gikura hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ngo wenda ngo rubaye rurerure cyane, ntabwo ubyuka ngo usange cyahurudutse, sibyo? Ubu nawe wabanje kwivura. Ikindi giye kukubwira, uyu muti ukora ku muntu ufite ikibazo. Ntabwo mbwiye ngo abantu bose baze bafate uyu muti wongera igitsina kuko hari ufite igihagije. Wow, ufite igihagije rero rwose nta kigumane nta kibazo. Ni kuri bandi bafite nyine dutoya. Hari abajya bangeraho wanareba nawe ukabona ati agahinda.
ukabona rwose ni gato cyane mu buryo budasanzwe wowe tuba tugomba kumufasha kuko aba afite ikibazo nabo ariko hari n'ungera imbere buriya hari ikintu naje kubona igitsina gabo 98% ntabwo kinyurwa n'igitsina cyabo hari n'ungeraho nkasanga rwose afite igitsina gihagije pe kandi ashaka ngo kiyongere avuga ati mfite igitsina gito nshaka kucyongera hanamugira n'inama yo kuvuga ati ko mbona gihagije byibura santimetero ziri mu ayene ni santimetero 15 urabona nkuko iki ngiki kingana ugihagarike tubashe ego urabona ko harimo akantuza kantu gatambitse mu byibura iki kiba kiri mu ayene yaba mu burebure ndetse yaba no mu mubyimba niyo ngiyo aho ngaho ufatiye ifite santimetero zingahe aha ngaha ni santimetero 17 ariko igitsina kiri mu ayene kiza ni 15 guhera kuri 13 kuzamura nta kibazo kiba kirimo aho ngaho agiye kubangamira uwo bashakanye cyangwa uwo bakundana aho agiye kubangama ni igihe yarengeje 17 akagera 18 19 20 no kuvuga ngo rero kigomba kuba kiri mu ayene byibura santimetero 14 13 nazo nta kibazo ariko munsi yaho nanone kaba kabaye gatoya mbanze niza gato nanjye mpime mbeko ni kanini cyane kandi igitsina bakireba cyahagurutse ntabwo igitsina bakireba kuko igitsina kirahindagurika hari igihe uba uri mu mbeho iyo uri mu mbeho igitsina kigira gute kaba gato cyangwa se uvuye muri dushe koga kiba gitoya waba uri ku izuba kikagenda kiba elastique igitsina rero ahanini yaba mu mbeho cyangwa se yaba ku izuba bakireba cyahagurutse cyangwa se cyashyutswe Emmanuel urakoze cyane reka ngo ushimire we twatangiranye iki kiganiro nizeye ko turaza kukijyana ku musozo ushobora kwibaza ngo turi kumwe na Dr Inde yamaze kubibwira amazina gusa ngenda muzi impamvu tuba twafashe umwanya kugira dufate umwanya wo kuganira n'umutumirwa nuko tuba tuzi yuko hari ububasha cyangwa se ubusobanuro buhagije mu byo tugiye kuganira hano rero turi kumwe na Dr Emmanuel akaba ari umudokiteri w'inzobere mu badokiteri batanga product zifasha abantu hari product nyinshi atanga zerekanye n'ababyeyi cyangwa se abagore abakobwa ndetse n'abagabo n'abasore n'abahungu ubwo rero ntago ndibuze kwinjiramo kuko cyane nibye kuri gahunda uyu munsi rero none Dr agaragara mu bintu byinshi biba bigiye bitandukanye ahubwo reka tumubaze ngo uyu munsi ni iki yaduteguriye ari buze kutuganirizaho Dr aka kanya nakanya murakoze cyane rero ku bakunzi banjye kuri uyu munsi wa none ninjira mu kiganiro neza nkomeza kubasuhuza cyangwa se mbahereza ikaze mu kiganiro kuko nkunda gutanga ibiganiro byinshi bitandukanye ku bijyanye n'ubuzima n'imyororokere kuri mwebwe mukunda gukurikirana ibiganiro byacu muhereye mu mujyi wa Kigali iburasirazuba iburengerazuba amajyaruguru ndetse n'amajyepfo ndetse namwe muherereye no muri ya ntara ya gatandatu ya diaspora ndetse n'inshuti zanjye z'abanyamurenge ziri mu bihugu bitandukanye yaba mu Rwanda ndetse no hanze ndabasuhuje cyane kandi bahaye ikaze nkomeza kubifuriza ubuzima buzira umuze ndetse no kugenda mugira amagara mazima burya ngo icyambere na amagara icyambere no kugira ubuzima buzira umuze kuko iyo ufite ikibazo cy'ubuzima n'ibyo ukora ntabwo bigenda neza ikibazo cy'ubuzima hari n'igihe n'ibyo ukora utabasha kubirya ni urugero ushobora kuba warwaye inzoka ya amibe ishobora kugukura ku biryo runaka hanyuma burya icyambere ni ubuzima hanyuma kuri uyu munsi rero nkaba ngiye kubaganiriza reka mpere ku bagabo batabasha kugira akabaraga mu gutera akabariro cyangwa se batabasha kunoza neza amabanga y'urugo no kuvuga ngo rero ahangaha ushobora gusanga umugabo afite kino kibazo cyo kutanoza neza amabanga y'urugo cyangwa se akaba afite ikibazo cyo kutabasha gutera akabariro aho imibonano mpuzabitsina itagenda neza no kuvuga ngo imibonano mpuzabitsina ikorwa n'abantu babiri ariko bikaba byiza ko iyo umwe abashe kunyurwa n'amabanga y'urugo n'undi akabasha kunyurwa n'amabanga y'urugo bose bakabasha kuryoherezanya aricyo kintu kiba cyiza kuko turabibona kenshi aho abantu bagenda bacana inyuma bitewe nuko umwe yananiwe ntabwo tuzabifata nk'ibintu ngo bidasanzwe ngo tubure kubivuga tugomba kubivuga kugira ngo abafite icyo kibazo tube twanabafasha no kuvuga ngo rero ahangaha ushobora kugira ikibazo cyo kutanoza neza amabanga y'urugo bitewe nuko wenda ufite ikibazo cyo kurangiza vuba
ushobora kuba ufite ikibazo cyo kubura ubushake, hari abo usanga uruviri rwarakwamye bijyanye n'amabanga y'urugo bitakigenda neza. Uruvire bishatse kuvuga iki Dr? Ni kwa kundi usanga nyine igitsina kitagihaguruka tagishyukwa, ubushake bwaragiye. Okay. Hanyuma hari kuba ufite ikibazo cyo kurangiza vuba ari byo twita kubipa cyangwa se gushyukwa amazinga. Gushyukwa amazinga ni kwa kundi usanga umuntu igitsina kigihaguruka ariko ugasanga kirarigariga. Ugasanga nticyafashe umurego neza, ubundi igitsina cyafashe umurego neza ni nacyo gishobora gukora imibonano mpuzabitsina neza. Hanyuma igihe usanga kirigarega usanga kimeze nk'uruteja cyangwa se nk'umukanana, ahangaha ntago ubasha kunoza neza amabanga y'urugo. Hari kugira ikibazo cyo gucikiriza ni kwa kundi igitsina gishobora kugwa utarangije. Hanyuma nshuti bavandimwe mukurikiranye Umutako TV, ntabwo ari ukuvuga ko ibi ari ibintu biza gutyo gusa, ni ukuvuga ngo ubu ni uburwayi kandi buravurwa bugakira. Ni nayo mpamvu mbabwira ngo niba ufite uri umudamu ufite umugabo akaba yagiriye kino kibazo, ntabwo igikura ari ukuvuga ngo ngiye kumuca inyuma kubera ko ubona bitagenda neza. Muba mwarasezeranye kubana mu byiza ndetse mukabana no mu bibi. Ntabwo ibibi byaza rero ngo mutane cyangwa se uhemukire mugenzi wawe, ahubwo icyiza ni ugusenyera umugozi umwe mugashakira hamwe igisubizo aho kigomba kubonekera. Nta handi rero ni twebwe, njye muganga Ndahiriwe Emmanuel, uraza nkagufasha. Mbona no gutanga nimero kugira ngo uwaba akeneye ubufasha kuri icyo kibazo abashe kumamagara. Waba ukeneye kidume power, wa muti wongera igitsina cy'abagabo, uramamagara kuri iyi nimero cyangwa se unyandikire kuri WhatsApp. MTN ni 0789 75 88 65. Kwakoresha itumanaho rya Tigo Airtel uraduhamagara cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp kuri 07 26 94 25 45. Aho ngaho rero ni ku bagabo batabasha kunoza neza amabanga y'urugo. Tukiri aho ngaho ku bagabo Dr, wari umaze kutubwira gucikiriza. Ngo hamwe ngo igitsina usanga kimeze nk'umutesha cyangwa umukanana, gifobagana aho ko no gushyukwa amazinga. Niyihe mpamvu ituma umugabo ashobora guhura n'icyo kibazo? Nababwiye ko ari uburwayi. Buba ni nk'ubuhe ubwo burwayi rero ni gutya buteye. Ego. Ku mugabo cyangwa se umusore ushobora kuba yarikinishijeho, habaho kiriya kibazo cy'igabanuka ry'umusemburo wa kigabo witwa testosterone. Yarikinishije. Kwikinisha, gukora iriya ngeso kwikinisha, masturbation. Nitubona umwanya niyo dushobora kuzayiganiraho nuko mbona igihe ari gitoya. Oya, biri kugaragara neza kuri kamera cyane. Nukuvuga ngo rero masturbation, kwikinisha k'umugabo cyangwa se ku musore, bituma habaho igabanuka ry'umusemburo wa kigabo witwa testosterone. Hanyuma uwo musemburo umaze kugenda ugabanuka, ni nako ibijyanye n'ubushake bigenda bigabanuka, ugasanga uri kugira ikibazo cy'uko igitsina gishobora guhaguruka ariko ugasanga kirafobagana, nticyahagaze bwuma ngo gifashe umurego neza. Cyo ni icyambere. Ikindi, inzoka ya amibe ni inzoka mbi cyane, ikona abagabo, ikona abasore, ugasanga ibijyanye no gukora amabanga y'urugo ntibigenda neza, aho igenda ikagatira uriya mutsi wo hasi ya testicule. Ugasanga rero iri kugenda ikubuza ubushake, ugasanga uri kugira ikibazo cyo gushyukwa amazinga. Icyo nacyo ni ikibazo ushobora kuzagenda ugira. Ikindi kibazo na infection urinaire n'amatrichomonas. Hari abantu bazi ko aba badamu n'abakobwa rero barwara infection urinaire gusa, n'abagabo barayarwara. Umugabo ashobora kurwara nk'ihe infection? Umugabo ni nk'ihe infection ishobora kuba yamugeraho mbere yuko tujya wenda kuri gahunda zindi zikurikira z'abagore cyangwa abakobwa? Umugabo nawe infection urinaire arayirwara. Infection urinaire isanzwe kuko na madame ashobora kurwara infection urinaire. Muga hari abantu badukurikiye batazi infection urinaire icyo bishatse kuvuga. Ese nk'iyo infection urinaire ifata cyane cyane twibande ku mugabo kuko turacyari ku mugabo nago turajya ku mugore. Infection urinaire ifata wenda umugabo ni infection bimeze gute? No kuvuga ngo uburyo infection urinaire ubundi ubusanzwe hashobora kubaho infection urinaire, hakanabaho infection habaho infection urinaire, hakaba na infection vaginale. Ibyo warubizi? Ego. Hanyuma ahanini infection urinaire ku muntu ufite ikibazo cy'ama infection urinaire ni ku bagabo, ni handi ushobora kujya kwihagarika kuva ari kugenda kokerwa ari kwihagarika. Ishobora kukubuza n'ubushake bwo gukora ibijyanye n'amabanga y'urugo. Iyo niyo infection urinaire.
hanyuma ndakumva ku badamu niho habaho infection vaginale nawe akagira ibyo bibazo byo kujya kwihagarika kokerwa wenda nayo turaza kugira tubigarukaho neza mu buryo burambuye kuko ndaza kugira n'igice cy'ama infection urinary muri rusange aho ndaza kugenda mbabwira uburyo wenda yandura nze kuyajya deep nyine. noneho urabona yuko mbere na mbere reka tubanze dushimire Dr Emmanuel ku mwanya yaduhaye kuba twaganira nawe. Byari bitwaye igihe, byari bitwaye iminsi, ntabwo biba byoroshye cyane. Buriya ushobora kuvuga ati seti yaganiriye n'umuntu runaka ukagira ngo ni ibintu byo kuvuga ati gwino duhite tuvugana. Biba bigoye cyane yuko akenshi abadokita nk'aba ngaba bari mu kazi, imirimo myinshi baba baherereyemo kugira babashe gufasha inshuti n'abavandimwe kugira babasha kugira ubuzima buzira umuze. Reka rero dushimire Dr Emmanuel ku mwanya yaduhaye, cyane yuko ikirere kitameze neza. Urabona yuko umwanya uradufashe cyane, ariko mu minota byibura 15 dusigaranye nagira ngo akanya gaharire muganga tubanze duhere wenda ku bagabo adusobanurire izo infection zishobora kuba zafata umugabo, ingaruka zazo, ndetse tubwire na product afite ashobora kuba yatanga ikaba yafasha umugabo. Anatubwira ndetse no kuri ayo ma infection yashobora kugera ku gitsina gore, ingaruka zabamo, cyangwa se umuti wenda cyangwa product, bavuga product zishobora kuba zafasha igitsina gore. Nyuma yaho wenda aratubwira aho akorera haherereye, ngenda hazi ariko nifuza ko ahababwira aho bakorera, nimero za telefone, kandi muraza kuzibona no ku kiganiro. Dr umwanya nuwanyu. Murakoze cyane rero seti. No kuvuga ngo ku ma infection urinary ahari niyo ngiye kugenda baganirizaho, ahari nk'ibimenyetso byayo yaba ku bagabo cyangwa se yaba no ku badamu, ibimenyetso usanga bijya guhura. Hanyuma aho wenda hari ama infection urinary ashobora kwandurira, hari ni ashobora kwandurira mu ma public toilet, cyane cyane nko ku badamu cyangwa se ku bakobwa bitewe n'imiterere yabo. Akaba akunda kwibasira abadamu n'abakobwa cyane bitewe n'imiterere yabo, aho ashobora kuyandurira mu ma public toilet. Zira toilette usanga zihurirwamo n'abantu benshi, akaba yajyamo mugenzi we avuyemo ugasanga ahise ayandura gutyo. Hanyuma muri uko kubibasira rero hari abo usanga ndetse yarivuje henshi ugasanga byaranze, akumva ko agomba kubana n'ubwo burwayi mpaka. Ntabwo ari byo rero, nicyo twaziye kugira ngo tubashe kugira tubafasha kugira ngo batandukane n'icyo kibazo. Ahandi ashobora kwandurira ni mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Hari abantu bazi ko buriya gukoresha prudence ari ukwikingira sida gusa. Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze. Iyo ukoresheje prudence cyangwa se ukoresheje agakingirizo uba uri kwikingira ibibazo byinshi bitandukanye, harimo indwara nyinshi zitandukanye. Yego sida ubu yikingiye, ubu yikingiye infection urinary, trichomonas, syphilis, mburugu, uburagaza, imitezi ndetse n'ibindi bitandukanye, ndetse no gutwara inda zitateganyijwe cyangwa se gutera inda zitateganyijwe. Hari akantu rero buriya, hari ikintu ntajya nshima cyangwa se ntajya nemera, nkabona nk'umuntu umusore umujene angezeho ati rwose muganga byarangwiririye nateye inda ntabishaka. Hari umunsi tutirirwa twigisha ibijyanye na prudence cyangwa se udukingirizo. Ese niba ukoze imibonano mpuzabitsina n'umukobwa ukamusohoreramo, ubuzi kubibya iki? Ese ubuzi ko usohoye ka boyiro, ubuzi ko usohore ikivuguto, ubuzi ko usohoye iki? Icyo ntago njya nyumva. Buri munsi ku munsi twigisha abantu gukoresha agakingirizo. Burya ngewe inama nkugira inama yo kujya ku kigo nderabuzima ugakurikiza gahunda z'ababyeyi ku kigo nderabuzima, ugatangira gufata bira binini bya feri. Ubwo ni umudamu, ugatangira gufata bira binini bya feri bahereza abadamu kugira ngo abashe kugira gute, abashe kuba ya kwiyongera amaraso, kongererwa amaraso, cyangwa se no kugira ngo umwana amere neza mu nda mu gihe yasamye. Ubwo icyo gihe ni cyagihe umuntu aje kungisha inama. Okay, nabyumvise. Byarantunguye. Niyo mpamvu nkubwira nti koresha agakingirizo mu gihe ubona wicitse.
Dr. urakoze cyane, wenda ndifuza yuko uyu mwanya waduhaye nubwo mbona ikirere kitatworoheye ariko ndizera ko ishusho riraza kumera neza cyane, ariko uyu mwanya ndifuza yuko rwose Dr. udufashe ku wa kane tuzabonane twongere noneho tubicukumbure neza cyane. Nagira ngo bari batubwiye kuri iriya gahunda uriya muti ushobora kongera igitsina cy'uburebure cyangwa se umubyibuho w'igitsina cy'umugabo, twasanze witwa Kidume Power King Shaft. Kidume Power King Shaft. So wana no kujya kuri go gukandikamo Kidume Power King Shaft uhita ubona uburyo ukoreshwa buri kimwe cyose. Okay. Uriya muti twawubonye. Ese nk'umumama za ndwara umaze kutubwira cyangwa se umutima ufite muri iyi minsi ni uwuhe ushobora kuba wafasha umuntu bitewe n'indwara runaka yamwatatse? No kuvuga ngo rero ubusanzwe nakubwiye ko ndi muganga ndavura no muvuzi gakondo, ndetse nkaba nkorana n'ibigo bitandukanye harimo n'ikigo cy'Abanyamerika cyitwa BFSUMA, nkorana n'ibigo bibungabunga ubuzima bw'abantu. Ni ukuvuga ngo rero ushobora ndi umuvuzi gakondo ikarita ngiyi ushobora kuba ufite icyo kibazo cy'ama-infection, ntabwo navuze ibimenyetso, harimo kwishimagura mu gitsina, kokerwa no kubabirwa wihagarika mu gitsina, hari ukuzana ku badamu kuzana ibintu by'uruzi mu gitsina bifite impumuro mbi, hari ukubura ubushake yaba ku badamu no ku bagabo, kuribwa mu kiziba cy'inda, abatazi mu kiziba cy'inda nahangaha bikajyanirana no kuribwa umugongo wo hasi, hari kuba ushobora kuba wagira ikibazo burya ibijyanye n'ama-infection urinaire no bishobora kuba byatuma umudamu adasama cyangwa se adatwita bitewe nuko bigira effect gutya, bigahagarika imihango igahindagurika, ukaba wajya mu mihango nka 2 mu kwezi cyangwa se 3 mu kwezi, cyangwa se akaba yagira gutya imihango igahagarara akirenza ukwezi, amezi 2, amezi 5 atayibona. Hari n'abagira ngo baranatwite kandi adatwita ari cyo kibazo. Igihe yahagaze gutyo rero no gusama ntibikunda. Warumbaje ku kijyanye imiti irahari, hari ibimera bivangavanze neza, ndetse hari n'ibyo bigo bibungabunga ubuzima bw'abantu harimo n'ikigo BFSUMA. Yego turakumva. Hanyuma dufite umuti witwa Femini Care. Uwo muti Femini Care. Uwo muti ufasha iki? Uwo muti uvura infection mu minsi 7 yonyine gusa ku bagore no ku bagabo. Kuba wanditseho gutyo nuko abadamu n'abakobwa aribo bakunda kwibasirwa n'izo ndwara, ariko n'umugabo niwo tumukoreshaho umuvura. Femini Care. Yego. Dr. ntago biba bihenze? Ntabwo burya ni ikintu cyaba gihenze nta kibazo. Uko biri kose ntago biba nta kintu gishobora kuba kirusha ubuzima guhenda, gusa uko biri kose ntago yabihenze cyane. Ari nayo mpamvu dutanga ziriya nimero kugira ngo uduhamagare tubashe kugusobanurira neza. Hano umwanya bari mukeya, ndumva hari natanga. Oya nabyo umwanya Dr. ngiye buransige ubu ngiye kujya mvugisha ukuri imbere ya kamera. Nyuma y'ibi ngibi tugomba kongera kubonana tugakora pepepe kugira tubashe gusobanurira abakurikira Umutako TV n'Abanyarwanda muri rusange. Ese Dr. Emmanuel ashobora kubafasha iki? Kuko kugira ngo twebwe tube twaguha ikiganiro twaracukumbuye cyane, twaje gusanga Emmanuel bitewe noneho n'igihe nkuzi nibyo birashoboka, sibyo? Biganiro bye bitandukanye hirya no hino biragaragara, ariko hari abaza babyiyitirira ariko batabikora. Ni nk'abapasiteri tujya tuganira ugasanga hari abitira ubukozi ko ari abakozi b'Imana ariko batabikora. So umaze kutubwira ku muti bita Femini Care, umuti uvura infection ku bagabo ndetse no ku badamu. Uwo muti ngira ngo abadukurikiye mwawumvishe, twumvishe Kidume ni Kidume Power King Shaft. Umuti wongera ni umuti cyangwa ni product? Ni product yongera igitsina cy'abagabo, yaba mu burebure ndetse yaba no mu mubyimba. Ushobora kutwereka aho ngaho ko Kidume bimeze? Kidume ni iyi ngiyi nubwo navuze ko uyu munsi ntarayisobanuraho cyane, ubutaha shaka ko gira gutya kuri kamera, egereza hano ahantu hari igitsina ubona ashushanyije.
iyi ngiyi ikaba yitwa Kidume Power King Shaft. Ngira ngo rero mukaba turaza kubaha nimero za Dr Emmanuel noneho mubashe kumugana. Ndabizana badukurikiye kuva ati baduhe kari agacupa tukarebe, nyine ubwo nusanga itari muri kari akaboxi umenya ngo bakubeshye. Mu kaboxi ishobora kuvamo kuko ubu birimo imbere, ishobora kuvamo bitewe n'uko we packaging y'uko yaje. Ibino boxi yari byishura kugira, ariko ahanini amaboxi yayo aba hari nta kibazo. Kaba kari mu icupa rimeze gute? Uzakenera boxi nawe izabi hari nta kibazo. Okay. Dr. tumaze kubona iriya ivura infection, tubonye Kidume Power King Shaft. Hari undi muti mwamufite muri iyi minsi ushobora kubafasha abantu? Undi muti, iyi miti yose ikabibarizwa mu kigo BF-Suma. BF-Suma akaba ari ikigo cyo muri Amerika ariko gifite ishami mu Rwanda gishinzwe kubungabunga ubuzima bw'abantu. Hanyuma no kuvuga ngo hari undi witwa X Plus Power akaba ari product ifasha abagabo mu bijyanye n'amabanga y'urugo cyangwa se gutera akabariro. Iyo product rero iragufasha ko biba abantu bafite ikibazo cyo kurangiza vuba, ukaba wakora ukageza nko mu minota 40 cyangwa se isaha, ariko ubundi minota 40 niyo myiza kuko burya uwo muri kumwe aba yarangije, aba yanananiwe. Kurangiza kugira ku byishimo bya nyuma. Imibonano mpuzabitsina bigomba gukorwa ku buryo buri ruhande rwose ruryoherwa, yaba ku ruhande rw'umugabo rugomba kuryoherwa rukanyurwa n'amabanga y'urugo akarangiza, yewe n'uruhande rw'umugabo bose muri rusange, yaba ku mudamu ndetse no ku mugabo. Imibonano mpuzabitsina ikagenda neza kugira ngo hato hakatabamo ikibazo cyo gucana inyuma. Uwo muti rero uragufasha rwose ukagira ubushake buhagije kuri abantu bagira ikibazo cyo kugira ubushake buke, ndetse ukabasha no kurangiriza igihe. Hanyuma hari indi muti ku bantu bagira ibibazo bya prostate. Hari abantu bateye prostate, yo prostate wayirwaye ntikira, prostate irakira. Prostate bishatse kuvuga iki? No kuvuga ngo ubundi prostate abantu benshi bazi ijambo prostate rwose bakarifata nka prostate, ariko mu Kinyarwanda cyiza prostate nakanyesohoro. Akaba ari agasabo gashinzwe gukora uriya musemburo wa kigabo witwa testosterone. Hanyuma rero ikindi kano gasabo gafasha mu ikorwa ry'amasohoro. Ndetse prostate ikindi ishobora kuba yafasha umugabo gukora imibonano mpuzabitsina neza. Igihe wagize ikibazo cya prostate cyangwa se warwaye prostate, ntihandi usanga ibijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina byatangiye kukunanira. Prostate igihe wayirwaye ntihandi usanga utabasha gukontorora inkari. Hari umuntu uvuga ngo nshaka kujya kuri toilette yarangiza akagerayo yaranje kwinyarira. Icyo ni ikimenyetso cyuko warwaye prostate. Ikindi ari gukora imibonano mpuzabitsina warangiza ukaribwa mu kiziba cy'inda urangije gusohora. Ibyo ni ibimenyetso bya prostate. Prostate rero hari umuti wayo witwa prostate relax. Prostate relax irakuvura prostate neza ku bagabo babaga bafite ibibazo by'ama prostate, kino kibazo kigakemuka. Okay, urakoze cyane muganga. Twari turi kumwe na muganga Emmanuel, arakoze cyane kuba yaduhaye umwanya kandi kuba twamuhaye ubutumire akabwitabira. Turacyari Umutako TV, nizeye ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Hari ibibazo bibiri ngiye kubaza muganga tujya ku musozo w'ikiganiro, tunamusaba nimero ye kandi izera ko muraza kuyibona no kuri video. Dr. Wisanze mu budokta, nta muntu uvuka zikazaba umudokte. Ese Dr. we ntago yigeze wikinisha? Aya masturbation ntabwo nigeze nyikora bitewe nuko ku ishuri birahaba byarahabaga narabibonaga. Dr. ntago yigeze urangiza vuba? Ikibazo cyo kurangiza vuba ntabwo nigeze nkigira. Icyo kibazo ntabwo nigeze nkigira, ndi tayari, ariko se niyo nanakigira product ko zihari. Numva koko nabanye bigaragara ko Dr. ashobora kuba yararangije vuba, nyine wenda akaba akikosora. Reka nsuze Dr. Longene Bitura Sekarongoro, ndamusuje cyane. Dr. Longene Bitura ni umudokiteri ukora nawe ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ngo yikinishaga gatatu ku munsi kandi koko yarakize pe. Yarapfuye nabi. Dr. Longene Bitura turagusuje cyane. Twe turi kumwe na Dr. wacu amaje kutuganiriza ku muti mwiza cyane bita Kidume
Kidume Power King Shaft ni umuti mwiza cyane yamaze kutubwira umuti uvura ama infection ariko ibyo byose turaza kumusaba umwanya yuko wenda tuzongera tugasubira mu minsi itarambiranye kugira tuzabahe ikiganiro gisesuye kandi cyiza cyane amasaha yadufashe ikire nago kimeze neza cyane. Dr. umuntu aramutse yifuza guhura na Emmanuel kugira ngo agire byinshi amufasha muri ibyo bibazo ahura nabyo muri ubwo buzima, ese ashobora kubona kuwe murongo wa telefone? Reka mpere kuri MTN ko nakoresha itumanaho rya MTN uramamagara kuri 0789 0789 75 75 88 655. Iyo niyo ni MTN ya Dr. Emmanuel urayisanga no kuri WhatsApp naho Tigo Dr. Kwakoresha itumanaho rya Tigo Airtel ni 0726 0726 94 24 25 45. Reka ngusuze ngushimire twatangiye iki kiganiro twatugeze ku musozo. Ngimwe muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe turi kumwe na Dr. Reka yivuga izina naga nongera kumvuga mu izina. Ndahiriwe Emmanuel. Ubutaha nzabagandiza kubijyanye twita no ku bantu bafite imyaka iri hejuru ya 55. Babagabo baba mama, abantu bose muri rusange kuko twabonye ko iyo abantu bageze mu zabukuru tangira kugira ibibazo by'amakalisium mu makeya ndetse na zinc mu mubiri, ugasanga ni wa muntu utangiye kugira ikibazo cyo kuribwa mu mavi, kujegera, ugasanga gupfukama mu gihe cyo gutera ari kuribwa mu mavi, mu ngingo tere muri iyi minsi ndi mu gakiza ibijyanye no gutera akabariro byo uba ugomba gushyiramo akabaraga ugapfuka mu gashinga amavi ugashinga inkokora ugakora imibonano nk'uko ugomba kubikora nyine ukabasha kuryohereza uwo muri kumwe nawe akaryoherwa. Ibyo byo ugomba gushyiramo akabaraga ntabwo yaba ku mugabo ndetse no ku mugore, ahubwo bari abasaza n'abakecuru nizo ndwara zo kumva ababara mu mavi, ndababara umugongo wakuzengereje mu ngingo. Aho hari ikibazo, haba harimo ikibazo cyo kuba amazenke n'amakalisium yimaze kugenda bigabanuka, akagenda agira icyo kibazo rero cyo kugenda ari bazarubaga impande ndetse n'ibindi. Ubwo rero abo ngabo nabo imiti irahari yo kubafasha abageze mu zabukuru. Yego. Okay. Dr. Diz, reka rero mbashimire. Ubwo nimero rero ndiza ko bamaze kuzumva, turaza kuzishyira hasi ku kiganiro kugira ibintu bibasha kugenda neza. Reka mbashimire twatangiranye, nge mwe mukiri kumwe ni MC Seti. Wibuke gukora subscribe, utarayikora subscribe nawe wakoze subscribe turagushimira cyane. Nize ko turaza guhura mu biganiro bikurikira. Shimire timu twabanye ku buhanga bw'ibyuma, muri abantu babagabo cyane. Dr. nizere ko ubutaha Imana izongera kuduza tugimeka umwuka w'abazima. Ubutaha tuzahura mbaganize kuri amibe no kuri masturbation, ntabwo nigeze mbibaganirizaho, maze nibi hari ibyo nzacukumbura tuzagaruka no kamasaha yadufasha. Okay, sawa, urakoze cyane kandi Uwiteka komeza kwagure mu mirimo yawe, buri muntu agira umuhamagaro we, niko njya mbyumva. Urakoze cyane MC Seti, ndabashimiye cyane ndetse n'abakunzi bakurikirana Umutako TV rwose ndabashimiye cyane.